Cam Pro atunganya amashusho akanafotora mu birori bitandukanye. Dukora live streaming y'ibirori byanyu. Dufasha abahanzi mu kubakorera amashusho y'indirimbo zabo. Uramutse ukeneye zimwe muri izi serivisi dutanga, wahamagara kuri 0787 10 1200. Nzabikora, Imana izabimfashamo, nzashoramo ayo nshoboye, nzakora iki. Anyway, sinzi ni ijambo wamugana ni ijambo rigize rikomeye. Muheto, to be honest, naragukunze. Ndumva ukunda umuntu, umwana ndamukunda. You get what I'm saying? Yeah, I get you. Muheto, mubwiza ukuri. Sinubwiye mbura abavandimwe banjye. Sibona ngira bonyine. Yeah. I will fight for you. Akumva bari ibintu tuvuganye tubivugana. Yeah. Ntabwo nzibagirwa ko Muheto yanyimye happiness. Muheto yambwiye ngo don't feel you. I love you. Get you. Muheto, mubwiza ukuri. Sinubwiye mbura abavandimwe banjye. Sibona ngira bonyine. Yeah. I will fight for you. Akumva bari ibintu tuvuganye tubivugana. Yeah. Ntabwo nzibagirwa ko Muheto yanyimye happiness. Muheto yambwiye ngo don't feel you. I love you. Batanu. Abana batanu. Ubwo base nabo ni batanu cyangwa base ni batandatu. Wabona niwe personal management ukabasha umuntu mubana mu rugo. Erega ntugutanga icyo udafite. Ntago watanga what you give reflects what you have as a person. Nibwira ko abantu bakabaye bareba on a personal level. Irene ni muntu ki discipline afite imezite abantu ate n'abantu capacity afite ni yiki. On a personal level. Philipita ni muntu ki management nk'umuntu personal organization imeze gute naho kujya gushingira ngo umuntu ngo nashake ngo nibwo aba responsible. No, we have very many useless people bafata ahubwo bakangiza umwanya abantu bagashakana n'abantu bakababera inyana zimbwa niko navuga. Miss George yatutse abantu ngo n'inyana zimbwa ubu nanjye ndikurepeta igitutsi cyo kumwishyura ndabizi ubu nge bazankurikirana. Nabwiye madamu ko nzarara muri lavabo bayita lavabo bakitanga iki mama queen bakitanga iki cyakindi bakarabiramo baryana Benoir nzarara muri Benoir bicaho byagaci madamu byemerera imbere y'iteraniro ni wabyemeye nzakiraramo uwo munsi uziraza mu buryo bwo kuzengereza umuzimu. Myaka 14 wari ufite ngo we nabamenya byagenze ani se ni bya 14 se ya ni 15 yaje kunjira muri filime noneho yafite amarore arenze imyaka nari mfite icyo gihe rero birangira nko gukubita umuntu moya hari ukuntu biju yabaga yicaye hejuru ya tukote ahubwo cyo njya nibaza uzasazana amabuno azabaje abakecuru basazana amabuno ushaka ubona bimeze neza agendana nayo yunamye gutyo ukagibona ubona kugenda agira ariko
icyo gihe baba bacuruza n'amata bafite kiyosike akenshi iyo bacuruza amata baze ko ibyo bintu Samusure yarabyitegereje arayakunda nyine papa noneho mama wanjye yujuje 65 mwenda kungana Mfite nawe 45. ariko yakubyara ari muto papa yashatse mama ari muto mama yari afite 19 papa afite 20 kandi Samusure ntabwo ari we muto amurusha umwe ninjye bigiyeho kubyara niba bige jeda umwe yari imanzu ndarisuye ntabwo mbabeshe ndabimenya se simbaganiriza ariko noneho papa yigeze kubiganiriza ndi kumva ataragenda na Yesu umunsi yazamukaga yarababwiye ngo bajye Yerusalemu katabohereje Galilaya se katabohereje Nyabikenke katabohereje Nyaruguru akavuga ngo bajye Matewusi kati muri ville yabohereje mu murwa ahubwo inimero yawe iri muri mobile money kugira ngo tukohererezeho nona biroroshye rero reka ujye guhita ubona message yawe none ahangaha none si ino nimero turimo kuvuganiraho yanditse kuri simukadi ngo agiye gukuramo simukadi yarebe ko amazina yanditse umva uretse tugiye kukoherereza ino simukadi ibaruye ku yihe nimero amazina ya simukadi niyo kubaruyeho nyine amazina yanditse kuri simukadi iyo nimero nyine ya mobile money ino nimero yawe mobile money amazina yanditse kuri simukadi niyo mazina yawe ni Karangwa Alphonse tugiye kuyakoherereza wafunga amadirishya amarido ukamanura ariko iyo mico mwayikuye shamura natinze ngo umukobwa kwishe iwa mugana ngo umukobwa kwishe agahita kuni ujyanye umukobwa mu cyumba ewa nuyisufungana imfunguzo unanasikuyemo ngo kugira ngo atakora ngo uranizitsimbye umanuye amarido ukuyemo imyenda ushize hariya uraryana akunizuga kuko wenda hari izi zitwa sonata gutumbwira ngo ikintu cya miliyoni 14 uri mu busutwe uri mu bugambo ngo yuntayi ni igitoki se cyari kizami icyo kigabo naho ndago cyaherukaga ko gacya kiri no kunuka nzibwo ntaga ari ngirose wewe uri mubi cyane oya nako cyari gikabije we kwa kibiwe cyari kibi no mu ndoto reba ikinda ariko gitumye njidukira hejuru mbega ikigabo kibiwe ntago warebye n'isura yacyo basi cyokora mendaga gusamo gakenye ukundi ukunda ariko cyo ni kibiwe kibiwe ndagwabana nacyo wahita wiyahura binuka ibishapo bidaheruka gukaraba n'ubundi kumva kiri kunukira we kandi byari mu nzozi gusa we ikigabo kirimo kirakunukira mu nzozi kwa zivuyemo na n'ubu ngubu kiracyakunukira teme ndaguye kubyumva sifunze ubundi uwo ni umuntu rose cyane ikimuteye nanjye ndi kucyumva we teme wahunze nawe bitakunukira mbega ibindi we wajyana ikimondisi we cyangwa indobo dusukagamo imyanda we ariko mu nzu ndaheruka koga we mu nzu nabonye mu nzu fonsi yeka nigire gukaraba no kumesa jya kwikarabira nta kitazakunukaho acita akunda agasoma ariko izo bombo uzijyanire b'abana biga mu kiburabwenge njye ntabwo ndi kuri lisite na Yesu Kristo agarutse nta muntu yabona hano kuko uburaya bureze nanjye ndimo nanjye ndi kuri lisite mata genda umwa mata ugenda uyamwe rumwe mukara n'inyama iragatsindwa mukara n'inyama nduzujya nimutunga ibiganza mw'izina rya Yesu ry'inyama mw'izina Benizo ugiye ngiye koga kogera mu safuriya nayogeramo wagicucu ntaho wogeraga mu safuriya wogeraga mu base nyogeyemo se nabikira tukiko sinzi iyo safuriya mu nzu je kogera mu base kandi igice tagicicuriza amazi mu kanya nanje noga nje gusara gite cyashusha kano kanya A few moments later. How possible we hear of this? Akoda uri mu biki
Ndi gushusha amazi wambwiye. Ushuiza amazi mu basaga icucuzi kwirasha. What? Wagomba kwashusha mu safuriya. Naraze mu safuriya batayogeramo ndinde kwishishamo amazi yo koga kandi batarayogeramo. Ari kugira garoho cyangwa naye igurishije. Kandi umunsi nterinda yawe. Nyoka yabyo ngo wese agakingirizo nda. Muzana igisambo none mindinya na yemwe. Afandi ntabwo. Munyi biteze. Niko. Karuka ukoresha kamera iyo foto y'umuntu w'umusirikare bari bamugasanga harimo umutwe w'inkende biba byahenze gute? Uvuze? Ese gato. Weruka muri parike. Nari ngize ubwo navuga nise uyu mwafanda arihinduranya. Nahize nasinze nukuri. Papa hari ikintu nshaka kukubaza. Ngije? Umujenekologe ni umuganga umeze gute? Roja, wenda uri kubyumva? Jene ni iki? Jene se abantu bakiri batoya b'abajene? Yego. Ni umuganga uvura abantu bakiri bato. Ginekologe. Nese ubwo umuganga uvura abasaza? Mu gifaransa umusaza mwita ngo iki? Vie. Viekologe. Kologe ntabwo ubyumva ariko viekologe. Umukara ugiye kuzumbaze ngo nguvura abana. Bebe kologe. Ze ntabwo ubyumva wowe? Bebe kologe. Aujourd'hui aussi, c'est un autre jour. Là. Le monde part en couille. Non. Ça dit, j'ai du mal à imaginer ce genre de truc là.